nicaye ahangaha ubundi si usiho ndanarara. Imodoka naragurishije, inka zo nizo nahereyeho, none rero ubuzima burancanze. Sembe ndambitse umusaya ahangaha sinkifite n'aho mba. Ibintu kugira nabi we Mana, ntukagire nabi, ntukagirire nabi umuntu utazi wowe byakubaho. Hano, Nshuti, kanguka naje. Iyi ndi mama wawe, hano. Ndi mama wawe, ntabwo uri kumenya? Nshuti, ndi mama wawe. Dore naje nazanye na wa mwavuka wawe, wowe kanguka umurebe. Reba neza. Nitwe. Wese utumenya? Umukobwa we, icara ngaha. Namuzanye rero, ngatangira umubwire uko bizagenda, hanyuma ibyo uravuga byose arajya abyandika, kandi uko arabyandika niko tuzabikurikiza. Ibyo byose uri kuvuga, uyu mwavuka ari kubyandika ndabyizeye kandi tuzabikurikiza, ariko wari ugikomeje. Hanyuma namunyandurira umukozi wamuhaye, ndagira ngo nzamuhaye ya konti siko ari imwe yari isigaye, nawe azayisigara amafaranga arimo abaye ikindi iriya modoka nayo izayigumana. Ndakumva mwana wawe, komeza umbwire ndahari. Teze amatwi. Komeza umbwire. Mwana wawe ndi kukumva, komeza umbwire. Mbwira ndi kukumva. Mbwira ndi kukumva. Ongera, wari uvuze ngo imodoka. Rero umukobwa, mbwira niba uri kwibuka uko yagiye abikubwira, mbwira uko wabyanditse tutazagira icyo twibagirwa, dore ibintu by'imirage biba bigoye. Yatubwiye ko Bera azafata ntuza, agafata inzu, imodoka n'inka, noneho wowe ugafata miliyoni ziri kuri konti. Noneho umukozi agomba gufata uruganda na kampani. Kumva ariko nguko yabivuze biragoye. Ndabona byanditse neza, ni ukubibika aya makuru aba akomeye, ukayabika kure. N'ubundi usanzwe umukorera ibintu nk'ibi ngibi, za manza uzi ko wamufashije akazitsinda, ibi nabyo rero bibike kure nk'uko wabitse bya bindi byose. Ndi kumva twagenda twareka kumucura umwuka, akaba aruhutse, ntabwo akunda abantu bamuvugira hafi umwanya muremure. N'abarwayi baba bakeneye Funga imashini tugende basi. Tugende. Nshuti mwana wanjye, n'ubundi ndatashye, ariko buri teka nk'uko nkubwira ngo Imana muri kumwe. Humura ntabwo uba usigaye wenyine, mbona nkuragize Imana amanywa n'ijoro. Wihangane. Tugende. Nshuti, 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 Nshuti.
yapfuye se cyangwa yisinziriye ngajya kuyamugirira mukecuru mwingamira warugore we rero bana banjye uko mwicaye aha ngaha murazi iminsi ikomeye twari tumaze iminsi turimo nubwo n'ubu tukirimo uriya kuba narabuze umwana ni intimba ikomeye ihora incengura ku mutima ampulisi noneho w'imfura yanjye bera uri hano uri umukazana wanjye umunyana nawe waje muri uru rugo nk'umukozi ariko buriya wabaye umwana kuko ibikorwa wakoze nubwo nyakwigendera yagiye ariko ntabwo utagize nta n'icyo ngushinja uriya rero igihe yari arembye kuko nakundaga kuza kumureba kenshi uzi ko butiraga ntahageze igihe agira ibintu byinshi cyane atubwira mu minsi ye ya nyuma hari ibintu yavuze hari umwavoka wa mwavoka we bera sumuze umwe wari usanzwe amuburanira no muri bya bibanza bye yajyaga akunda guhuramo n'imanza uramwibuka yego ni wa mukobwa yaraje amubwira ukuntu ibintu bimeze hari ibintu bimeze nk'imirage nyamara yamubwiye uwo mukobwa yarabyanditse uwo mukobwa ariko ndabizi neza ko ari mu nzira nawe aza hano kudufata mu mugongo ubwo naza arabitubwira nk'uko nyakwigendera yasize abivuze kandi burya umurage ugomba guhabwa agaciro cyane ko nyakwigendera atagihari ni ugutegereza uwo mukobwa akaza akabidusomera ngewe byinshi simbyibuka bitewe n'ukuntu nabonaga umwana wanjye arembye ubu ntiwanambaza ngo biherereye he ibyo yavuze ngo mbyibuke ariko uko biri kose ndabizi ko uwo mukobwa yagiye abyandika ubwo naza kugera hano araza kubidusubiriramo namwe muze kubyakira uko biri nta kundi wo kugenda we yaragiye kandi byararangiye ahubwo twebwe abasigaye natwe dusigara dutunganya inzira zacu avoka waje ndabona uhageze ni karibu urisanga umukobwa wicare icara aho ngaho avoka amakuru se amakuru ni meza sha ntabwo wari uherutse aha ngaha ntabwo udaheruka kudusura akazi kaba kaduheranye ariko mu minsi yashize nageze hano mpasanga mama ariko nasanze mukuze ako kazi kaba karadutwaye duhita tugenda sha ntabwo nabimenye buriya wasanga nari natembeye ariko mwihangane twarabimenye nta kundi bigenda nyine mu buzima abantu baravuka bakanapfa nyine none se mama mumeze mute natwe turaho nyine ni gutyo dusanze turi kuganira nk'umuryango okay byiza noneho mukomeze kwihangana ubwo kambagezeho ubutumwa nari mbafitiwe asigaye na nyakwigendera bon imirage
umurage wa mbere yawuraze umugore we Bera. Bera azafata inzu n'imodoka n'inka. Niwo murage wawe. Noneho nkawe mama uzafata miliyoni ziri kuri konti. Noneho munyana we yambwiye ko azafata uruganda na kampani. Impamvu yatumye umugore azafata ibyo navuze kubera ko ari byo akwiriye. Kubera ko yamfashe nabi yanze kunyitaho mu bibazo nari mfite by'uburwayi nagize. Akita ku bintu bijyanye n'imitungo cyane cyane akajya yumva ko mu burwayi nagize akavuga ati wowe ntacyo umaze nta kintu kizima wakora ahubwo icyo yashakaga ni imitungo niyo mpamvu yayimuhaye. Noneho munyana w'impamvu yamuhaye ibyo byose uruganda na kampani nuko yako yamwitayeho mu burwayi atitaye ngo ni umuntu mukuru mbese akamukorera amasuku yaba nyine yikoreye bya bindi nyine by'abantu barwaye akamutegura. Niyo mpamvu yavuze ati munyana muteguriye ibintu umurage muhaye musigiye azarabagirane nk'ukwezi yake nk'izuba. Munyana mbese iyo ni inyandiko ya nyakwigendera yasize yanditse. Ibyo avoka adusomeye ku magambo nyakwigendera yasize yandikishije we ubwe. akomoko ni ukurengera. iri gutafata njyewe umugore yashatse akansigira inzu gusa n'imodoka n'inka n'imitungo yose yari afite agahereza iriya rubebe yaje muri uru rugo ntazi umuntu yizanye akifata akayihereza uruganda. Mbese ma urumva wabyo bintu ari byo? Nibyo. None ko atagihari umurage urubahirizwa uko byagenda kose. Aka kanya yaba avoka yarasomye yuko nta kintu na kimwe yakuraze ntacyo ubonye, ariko uko yabyanditse niko bigenda. Ariko niyo nza guhaye niyo modoka n'izo nka nkurikije ukuntu utitaye ku mwana wanjye n'amagambo mabi wamubwiraga, ubuze isaha nshatse nakubwiza ukuri nibi ntabwo wari ubikwiriye. Nuko ari umurage ukwiriye kubahirizwa, ariko nibi ntabwo byakabaye ibyabo. Cyo jyana niyo nzu ujyane niyo modoka n'izo nka ugenda ukire ubinezeranwe muri aba bagabo bawe muzahahe murongo. Ubu mwana wanjye yaragiye byararangiye nta yandi magambo mfitanye nawe Bera, kubwiza ukuri nakwihanganiye burya kiriho. Nibi ngiye ku bwanjye ngiye mama nshuti ntabwo nakabiguhaye. None urarenzaho ukavuga ayo magambo ukubizi se mwarasezeranye? Hari isezerano mufitanye wowe? Ntiyaragutunze gutya kubera kugukunda warangiza nawe ntubiha agaciro. Naho ndetse yaragukundaga nubona umugabo ugukunda nk'uko nshuti yagukunze uzamenye ko mama nshuti ntavuga ukuri. Rurarwana rwawe n'ukuntu nabanye narwo nkaruhehera nkarumesera nkajya ndukarabya nkarwitaho rumvuna koko. Ako ko kubigira neza bw'intwari bwayigonze ijosi aratinyuka. Iriya nturuminyi ayi ibintu byose mama nawe koko urabyemera? Ariko koko naragenze ndabona. Ubwo rero namwe ngo muravuza kanigendere. Imodoka, inzu, inka se zo nazibazikiye. Ibi byose ngiye kubigurisha
ubundi niryohereze. Yewe ubwazi ngarampenye. Suko ndushye. Mba nicaye ahangaha. Ubundi si usiho ndanarara. Ariko mana kugira nabi kuko ni bibi. Ako se buriya nari nzi ko nanjye ibi bihe bitazangeraho. Reba inzu maze kugurisha, imodoka naragurishije, inka zo nizo nahereyeho. None rero ubuzima buranshanze mbuze amerekezo kandi narirataga ngo ndi umukire ngo njye mbayeho neza. Ubuse mana we, ubuse nderekeza hehe koko? Ko mbona nta n'ahantu mana we. Sembe ndambitse umusaya ahangaha sinyifite n'aho mba. Ibintu mana we. Ai kugira nabi we. Mana ntukagire nabi. Ntukagirire nabi umuntu utazi wowe byakubaho. Ubuse nari nzi ko ngiye ibihe bibi bitazangeraho. Ariko mana basumbabariye ntago nazongera, sinazongera gukora iri kosa mana, nukuri mana we.